Kutagira ubushake bwo gutera akabariro ni ikibazo gihangayikisha abatari bake ku isi, kuko iyo bamwe bafite iki kibazo bishobora kubatera imihangayiko, kwitakariza icyizere, kandi bikaba byakwangiza umubano bafitanye n'abandi bantu, cyane cyane abo bashakanye. Nanone kandi ibibazo byo kutagira umurego w'igitsina bishobora kuba ikimenyetso cy'uburwayi bukeneye kuvurwa. Urugero ni nk'indwara y'umutima. Murakaza neza ku Buzima Center. Gendisime Pacifique. Murakaza neza. Ubuzima Center. Your health, our priority. Ibimenyetso byo kubura ubushake bwo gutera akabariro bishobora kuramba. Ibyo bimenyetso harimo nko kugira ikibazo kutagira umurego w'igitsina cyawe, kugira ikibazo cyo gukomeza kugira umurego mu gihe cyo gutera akabariro, ndetse no kubura ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Wakwibaza ati se niki gitera kubura ubushake? Gukora imibonano mpuzabitsina ni ibintu by'urusobe bikubiyemo ubwonko, imisemburo, ibyiyumvo, imyakura cyangwa se nerves, inyabiri n'imitsi y'amaraso. Icyo ari cyo cyose muri ibyo tuvuze, iyo cyangiritse bishobora guteza iki kibazo. Mu buryo nk'ubwo, imihangayiko cyangwa stress no guhangayikishwa n'ubuzima bwo mu mutwe bishobora gutuma umuntu agira ikibazo cyo kudatera akabariro. Rimwe na rimwe bishobora guterwa n'ibibazo byo ku mubiri cyangwa se no mu mitekerereze. Impamvu zo ku mubiri zishobora gutera ikibazo cy'uburemba harimo izi zikurikira: indwara y'umutima, gufunganwa kw'imiyoboro y'amaraso, umuvuduko w'amaraso uri hejuru, diyabete, umubyibuho ukabije, indwara y'umwijima, igipimo cyo hejuru cya insuline, ibinure byinshi, indwara yo gutitira, imiti imwe n'imwe, kunywa itabi, kunywa inzoga n'ubundi buryo bwo gukoresha ibiyobyabwenge, uburwayi bwo kudasinzira, kuvurwa kanseri ya prostate cyangwa kubagwa kwayo, na testosterone nkeya. Ibi byose bishobora kuba impamvu yatera iki kibazo. Kandi nanone hari impamvu ziri psychological zituma umuntu atagira ubushake bwo gutera akabariro, kuko ubwonko bufite uruhare rw'ingenzi mu gutuma habaho iki gikorwa. Ibyo bikaba bitangirana n'ibyumvo byo kumva umuntu ashishikajwe n'imibonano mpuzabitsina. Hari ibintu byinshi bishobora kubangamira ibyumvo by'imibonano mpuzabitsina bigatuma umuntu agira ikibazo cyo kudatera akabariro. Muri ibyo harimo kwiheba, guhangayika cyangwa ibindi bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, umunaniro, ibibazo by'imibanire biterwa n'umunaniro, communication mbi n'ibindi bibazo byinshi. Ushobora kwibaza ati se ni bande bafite ibyago byo kuba bagira iki kibazo? Uko ugenda usaza niko igitsina cyawe kigenda kigabanya umurego, ariko abafite ibyago kurusha abandi ni abantu bafite uburwayi twavuze haraguru. Iki kibazo kandi kibyara ingorane zimwe na zimwe, kuko umuntu akomeza akora imibonano mpuzabitsina idashimishije. Ibi kandi bitera imihangayiko, gukozwa isoni cyangwa kumva nta gaciro ufite mu bandi, no kutagira ubushobozi bwo gutera inda uwo mwashakanye. Ushobora kwibaza ati se nakwirinda iki kibazo? Yego, birashoboka. Uburyo bwiza bwo kwirinda ibibazo byo kubura ubushake bwo gutera akabariro ni uguhitamo uburyo bwiza bwo kubaho no kwita ku bibazo by'uburwayi ufite. Urugero ni nko gufatanya n'umuganga wawe mu gucunga neza diyabete, indwara y'umutima cyangwa izindi ndwara zidakira. Jya kwa muganga ajya kugenzura buri gihe, kandi akora ibizamini by'ubuvuzi. Jya ureka kunywa itabi, ugabanye inzoga cyangwa uzirinde, kandi wirinde ibiyobyabwenge. Jya ukora siporo buri gihe, ufata ingamba zo kugabanya imihangayiko. Shaka ubufasha ku bijyanye n'ihungabana, kwiheba cyangwa ibindi bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Na video yacu irangiriye, mwakoze kuyireba. Niba ushaka ko tuzajya tubana, wakora subscribe, izindi video tuzajya dukora ukazajya uhita uzibona. Murakoze, mugire ibihe byiza. Ubuzima Center. Your health, our priority.